La protection de mon cœur Linda Mawawe. Mes amis qui sont avec moi sur la protection de mon cœur, je vous salue très beaucoup. Je vous salue avec beaucoup de joie. Je vous salue avec beaucoup de plaisir. Je suis très contente pour être avec vous sur la protection de mon cœur. Dieu que vous bénisse. Munsi naje kongera kuganira namwe inshuti zanjye tujya duhurira ahangaha muraba agaciro imbere yanjye ndabakunda kandi ndabemera uwiteka nabamera umugisha. Uyu munsi rero turaza mu kiganiro kirebana n'indwara y'icyorezo ifata abagabo. Ndavuga ngo abagabo, navuga ngo hari abagabo benshi barwaye iyi ndwara mu buryo busa nkaho butagaragarira buri wese, ariko umuntu uyirwaye, iyi ndwara ni icyorezo kandi yica umuntu ahagaze. Ubwo rero mu nkundire mube hafi, ahangaha tuba turi mu ishuri kandi ibintu tuvuga ibyinshi biba bibaho, ese wenda rimwe na rimwe tujya tubikuramo isomo ridufasha kubaho mu buzima twigizayo ibintu bitubangamiye. Uyu munsi rero mu kiganiro cy'uyu munsi nimvuga ngo iyi ndwara igifata abagabo, umugabo wese uri buzangaha akaba azi yuko arwaye iyo ndwara arahita ajya kwivuza, kuko nativuza arapfa ahagaze. Umugore uri bwumve iki kiganiro akumva arwaje iyi ndwara arajya kuvuza umugabo we, natajyayo ibyo biramureba, ndaba nabimubwiye. Uyu munsi rero iki kiganiro cyacu tugiye kurebera hamwe iyi ndwara ifata abagabo bagapfa bahagaze, umuntu ukajya umubona byambaye neza, yaberewe, n'umugabo mwiza ugaragara neza, ariko akaba mwiza ku gasozi, yagera mu rugo akaba undi wundi. Ibi bintu birabishye mu matwi y'abagore, ibi bintu birabishye mu matwi y'abana barererwa mu muryango ufite umugabo umeze gutyo. Ibi bintu birabishye. Rero reka twinjire mu kiganiro cyacu. Iki kiganiro njya kugitegura, hari umuntu wansabye yuko nakivugaho, ntago ndi bumubwire, ntago ndi bumuvuge, ibyo byaba ari ubujajwa kandi ntago ngewe njya mvuga ubujajwa. Ni ukuvuga ngo rero nuramuka ucyumvise urumva mbese muri makeya hari icyo ukwiye kwigiraho. We mudamu, we mugabo, muri mu muryango mukeneye kubaka umuryango mwiza, mukeneye kubaka umuryango navuga ngo uteye apeti, buri wese aramenya uko ari bubyitwaremo amaze kumva iki kiganiro, agasanga iyi ndwara iri mu rugo rwe. Mu rugo, umuryango w'umugabo n'umugore n'abana, iyo hajemo akantu gasa nkaho kuririye kuri umwe, kari bugire ingaruka zo guhungabanya abasigaye, twese umuryango wacu uhita ubiha. Reka rero dushake icyatuma umuryango wacu uryoha. Umugabo ntiyinubire urugo, umugore ntiyinubire urugo, abana ntibinubire gutaha mu rugo iwabo kubera ko papa na mama bameranye nabi. Ibi bintu hagowe umuntu utagira telefone abasha kureba ibi biganiro. Mugore utunze matushi, mugabo utunze matushi, ibi bintu rwose birakureba, gura telefone. Reka rero tuganire natinze, ntabwo nshaka kurondogora. Ni ukuvuga ngo iyi ndwara ifata abagabo, hari ukuntu umugabo abaho akaba akorera ku mafaranga ye, wenda atari menshi cyane ariko atari na make. Amafaranga yamara kuyahembwa
aho yakihutiye gukemura ibibazo biri muri famiye, ibibazo birebana n'abana be, birebana n'umudamu. Reka turebe wenda umudamu buriya natwe abadamu ahangaha naravuze tujye tureka ibintu by'ubunebwe, kuko umudamu w'umunebwe igihe cyose aba hababaye, abenshi baba abanyeshyari, kuko ahora yifuza kandi akifuza ibintu atabashije kubona kandi yabyifuza ku umugabo yakubera, navuga ngo yakubera imboga zitaribwa, yabikwima ugasanga induru ziri hejuru. Rero umugabo afite inshingano zo kurera abana. Reka turebe niyirengagiza umugore we, kuko hari ibintu bituma yamwirengagiza, nabyo turabirebera aha muri iki kiganiro. Ariko amenya abana, ni ukuvuga ngo abana bavutse kuri papa na mama, umugore yinjiye mu rugo nta mwana afite, we mugabo umuteye inda, arabyaye, urangije ya mafaranga wahembwe, nibyo nahereyeho mvuga, ugiye kuyagaburira agasozi, umuntu wese araguhamagarira igihe ashakiye ati mpa amafaranga, ugakora mu mufuka utabanje gutekereza ngo mu rugo ubu nta kibazo bafite. Urafata umugore umuhereza inote y'igihumbi ari buhahiremo abana, kandi hirya ku ruhande hari abantu uri kugenda ugahereza 20 badafite n'ikintu bakwinjirije, abana barye nabi, abana barware bwaki, abana bige nabi, abana bahore bigunze. Kubera iki? Kubera bwa burwayi ngiye kuvugira ahangaha butuma umarira umutungo wawe ku gasozi. Iyi ndwara rero umugabo impamvu ngende mu mvuga abagabo, hari ibintu tugira amabanga ariko tukabigira amabanga bitari bikwiye kuba amabanga. Ndukuvuga niba mugabo ukorera amafaranga yawe nayo gukemura ibibazo by'urugo, nayo gukemura ibibazo birebana n'abana, uri umutwe w'urugo, ugomba kumenya inshingano zawe, ukabihagararamo mu bushobozi bwawe, ukavuga uti ibyo nkemura ndabikemura. Hari n'ibidakemuka wenda byabaye byinshi, ariko abo mu rugo ntibagufate, navuga ngo ntibagufate nk'igisambo, ntibagufate nk'uwababereye undi wundi, ahubwo babone ko papa amafaranga yamushiranye, ubushobozi yari afite yabudushyizeho. Ariko birababaje, iyi ndwara ngiye kuvuga n'abagabo babaho bararozwe n'indaya, ugasanga amafaranga ye igihe cyose umutima we urahora urarikiye kuri barunaka, amafaranga ye yakoreye mu bintu byinshi bitandukanye dukuramo amafaranga, umutima akimara afata amafaranga mu ntoki, umutima ugatera uvuga uti shyira runaka. Ngiye kubabwira ikibazo kiba kibitera. Abagore turabibona nuko duceceka, ni ukuvuga hano hanze hari indaya zifata zikajya kurogesha abagabo, indaya ikifata ikavuga iti runaka ndamushaka n'ibye byose, amafaranga yose akora azajya yama, ikintu cyose nzajya nyenera azajya kinyemurira. Kandi koko wajya kureba ugasanga hari umugabo navuze urwaye iyi ndwara, umugabo tugiye kureba umugabo urwaye iyi ndwara, ibimenyetso biba bimuranga. Uyu mugabo iyo afashe amafaranga ye ukayashora ku ndaya, uri buryameho umunsi umwe, itakumesera, itagutekera, itarera abana bawe, nta kindi kwinjiriza usibye kuryama gusa, ugasanga urayiha amafaranga menshi, umugore uramuha makeya, kandi umugore arimo ararera abana n'umugisha. Abana barezwe neza barakura bakagira, navuga ngo bakagirira akamaro ababyeyi bababyaye. Iyo umwana wawe yize neza akagira ikintu ageraho, nawe mubyeyi bigutera ishema, kuko wa mwana icyo yinjije
amenya yuko papa na mama bavunitse bamurihira ishuri, amenya yuko papa na mama bari mu nzu isa nabi, amenya yuko papa na mama baryama ku buriri bushaje. Uyu mwana, kurera umwana neza ni ukwiteganyiriza, kuko umwana wawe iyo ageze aho utagishoboye aragaruka akamenya ko uri papa mwiza, uri mama mwiza, akagira ibyo akemura. Twese tujya tubikora, akagira igihe utekereza ukavuga uti umubyeyi wanjye ndabona iwacu hakenewe agateremusi, teremusi zarashaje, ndimo kujyayo bakampa icyayi basutse mu isafuriya bamereza mu gikombe, ukavuga uti ndagura teremusi wenda ibi y'amake ariko iwacu nyihatirike nabo bajye babona icyo bashyiramo icyayi. Ibi bikorwa na wa mwana warezwe mu muryango mwiza, umuryango wumvikana. Aha rero umugabo navuze ufite bwa burwayi, cya cyorezo gifata abagabo benshi, kigahusha abagabo bari muri Yesu, kigahusha abagabo bafite umutimanama muzima. Icyo cyorezo ni icy'indaya zirirwa zijya kumegesha abagabo. Mugabo wicaye ahangaha wumve ibi bimenyetso biranga uyu mugabo urwaye indwara, nusanga uyirwaye niba uri bujye kwivuriza hehe simpazi, ariko urahashaka urahabona. Iyo umuntu wese yamenye ko arwaye, urarwara ukajya kuri poste de santé ukivuza, bagasanga urwaye kanseri bakakohereza kuri hospital runaka ukagenda ukivuza, bikanga hari igihe nyine birangiza ugiye no mu mahanga ukivuza, paka igihe indwara ikiriye urayikurikirana. Aha rero umugabo wamaze kubona ko arwaye indwara, nawe ashaka aho yivuza, akivuza aha bikanga, akivuza n'ahandi bikanga, byanga bikunda bigera igihe bwo kuba yabimenye ko ayirwaye akabyivuza bigakira. Reka rero turebe ibimenyetso biranga uyu mugabo urwaye iyi ndwara. Abagore bendaga kuzanira amabuye, hari ibintu bijya mbabwira bakavuga ngo mbatereza abagabo, uyu munsi none ndabakorera umuti. Abagabo namwe uyu munsi ni mwebwe ngezeho. Umugabo ufite iyi ndwara afata amafaranga menshi akayahereza agasozi, mu rugo hagasigara ubukene. Umugabo ufite iyi ndwara agira ibintu byinshi ahisha umugore we, akagira imitungo abika ku ruhande umugore we atazi kandi izwi n'abagasozi. Umugabo urwaye iyi ndwara ni wa mugabo mudakurwa ku ijambo. Umugore nta jambo bagira mu rugo, aramubwira ati dukora iki, akamucira mu maso. Abagabo bacira abagore banyu mu maso, mwibuke yuko umugore ari urubavu rwawe. Iyo umubabaje uba urimo kwitondeka, uba urimo kwikomeretsa. Uyu mugabo ajya avuganiriza mu rugo iwe. Uyu mugabo nta mwanya na muke aba afite wo kwegera umugore we. Abagore bari ahangaha banyumve neza, nubona umugabo adakeneye kukwicara iruhande n'umunsi n'umwe, ukabona igihe cyose arikatisha, arinyuza hariya, baba barakuroze ikintu bita icyangiro, ku buryo umugabo aba akureba akabona uri nk'amabyi, akabona uri nk'ikintu, mbese aba akurebera mu yindi shusho utarusangamo. Wowe ukabona wakarabye wisize urasa neza, ni handi tujya tuvuga ngo umugabo wa runaka kuriya mugabo yarasaze, buri ukuntu afite umugore mwiza, ngo none ngo reba ngo kiriya kigora agendana nacyo igihabaraki. Cyo nashatse kuvuga uyu mugabo rero twavuze ibi bimuranga: utagaguza amafaranga, atabanje kureba mu rugo ibibazo biriyo, kwifata akagira imitungo ahisha umugore we, amakonti afite ahisha umugore we kandi abagasozi bayazi, kwirirwa avuga nabi ku manywa na nijoro, ibihe bye byinshi bikarangwa n'umunabi, ibihe bikeya akaba ari byo avuga neza mu rugo. Mbese bivuga ngo mu mibanire ye n'uwo bashakanye ibihe bye byinshi nibyo kuvuga nabi. Uyu mugabo baba baramuroze. Uyu mugabo rero, uyu mugabo wirirwa igihe cyose
ashihagura umugore mu gitondo saa sita na nimugoroba, ashihagura umugore. Uyu mugabo baba baramuroze. Umugabo wifata igihe cyose agafata amafaranga ye akigurira ibintu byiza, yambaye neza, agakweto keza gahenze, agashati kari smart, utuntu twose tumeze neza twose akatwishyiraho, wajya kureba ugasanga umugore we igitenge cyamucikiye ku kibuno, ugasanga umugore we n'isahani yo kugaburiraho abantu ntayafite, ugasanga umugore we ni mbese urabona ibintu we ari umwanda kandi akorera amafaranga menshi. Ikindi kimenyetso kiranga uyu mugabo yiruka inyuma y'abagore ba feki basa nabi, babandi wa mugore ureba kabasega kiriya. Hari ukuntu tujya tuvuga ukareba nk'umugabo akurukana n'umukobwa runaka cyangwa wenda umugore, wakireba nawe ubwakamuti Imana yanjye. Buriya hari ukuntu abagore batavuga ariko bagakwiye kuvuga ahubwo bakabura aho bavugira. Hari ukuntu nk'umugabo yifata akaguca inyuma, wareba ikintu agendana nacyo ukavuga uti nanjye ndi umugore, kiriya kintu kineseseme, si kiriya kintu yakigiyeho asize abona kuko ni ukuvuga ntabwo umugore aba ari mubi, ahubwo wa murozikazi aba yaramuteje icyangiro ku mugore we, ku buryo umugabo igihe cyose abona umugore we ari mubi, bya bindi byose atoraguye akabona ni byiza. Ahangaha rero ngiye kugira inama umugabo wese wumvise iki kiganiro akumva ibi bimenyetso mvuze bimufataho bibi banga rye, nta muntu yabibwira, ariko mugira inama niba yumva hari ukuntu yumva yanga umugore we kandi akumva nta kintu amwangira kigaragara, ni ukuvuga ngo mu mahabara agendana nayo cyangwa se mu miryango ye. Buriya n'imiryango igituma twebwe tutubaka ingo uko tubishaka. Hari igihe nk'umuntu wo muri famiye y'umugabo areba agasanga hari izindi profi yaramukeneyeho, agahitamo kumuroga kugira ngo ibyo azajya amubwira ajya abyumva akamuhuza urugo rwe. Ibyo bintu nabyo bijya bibaho. Mugabo rero niba ubona ukorera amafaranga ukumva umutima wawe igihe cyose utera uri ku wundi muntu wundi wo hirya y'urugo rwawe, baba barakuroze. Ushatse wajya kwivuza, kuko ujya kuzana umugore ugira ngo mubyare kandi muzarera abana nawe wunguka umuryango. Iyo rero wihaye kujya muri ibi ngibi, abana bawe agahinda baba bafite, umugore wawe agahinda aba afite, n'ubundi kakugiraho ingaruka. Ikindi, niba wumva umugore wawe wumva wamurambiwe, ukumva ntushaka no kumwegera, kumubwira neza bikaba byarakunaniye, igihe cyose uhora uri rutonoma kandi akagerageza nibura gusa nkaho gucira bugufi nabwo bikanga, baba barakuroze. Jya kwivuza. Mugabo niba ubona ugendana n'ihabara rya mbere, ejo ukarisimbuza irya kabiri, ejo bundi ukarisimbuza irya gatatu, ejo bundi ukarisimbuza irya kane, wabishyira hariya ku murongo bya bihabara byose ufite, ukabona nta n'umurusha umugore wawe ikimero, ukabona nta n'umurusha umugore, nta n'ikintu bamurusha, ujye uhita umenya ko abantu bakwahiriye imiti. Jya kwivuza. Aha ngaruke ngira inama abagore, niba ubona umugabo wawe ukamwumvaho wenda yuko agendana n'uduhabara twa fake tudafite icyo tukurushije, menya ko uyu mugabo bamuroze. Ko umugabo bataroze niyo agiye mu mahabara aragerageza akagendana n'umuntu ubona ko agaragara, yari umuntu useretse rero, yari umuntu w'amafuti, uyu mugabo aba yarakubiswe icyatsi. Mugore niba ubona rero umugabo wawe ameze gutya, wikwirirwa umusakuriza uvuge ngo wirirwa umucyurira zandaya, bivuge gakeya muri discipline. Ako buri uzwara igihe ubwira umuntu ibintu kandi muri mu museka. Buriya hari ukuntu nk'umuntu mushobora kuba murimo mwibereye mu tundi tuntu nta kibazo mufitanye, warangiza ukamubwira ariko ndabizi kunca inyuma, warangiza ugahita useka.
uriya muntu umudomyemo akantu akaba abizi we akabyumva nta kindi kintu yarenzaho, ahubwo isoni ziramwica akumva aramwaye nubwo nta kindi kintu yabikoraho, akavuga ati uyu mugore azankoraho. Noneho waba hari umuntu uzi bagendana muri iyo gahunda unamuzi neza, cyangwa se hari uburyo wamunese ukabimenya, uramwihorera rimwe mukazaseka, wanyuze ukamubwira ariko reka nkubwize ukuri, ngiye ndashaka ko tuganira, hari akantu ushaka ko tuganira buriya runaka umurebye, mbwira ikintu waba waramubonyeho kirenze icyo mbwira ikintu waba waramubonyeho andushije. Akibaza ati si uyu muntu ibi yabimenya ati. Mu by'ukuri hari igihe natwe abadamu ubona dufite amahane cyane, ubona dufite umujinya n'uburakari, ibije byose ukarakara, umugabo yanze guhaha urarakara. Nongere mbwira abagore, ku bantu bahora barakara bitotombera abagabo ngo nago babafasha kugira gute guhahira urugo. Niba umugabo yanze guhaha, induru ntago ituma ahaha, ahubwo nuramuka umubwiye gutyo wenda baramwahiriye bya bihuru akaba yijyanirwa na bya bihuru bamushyizemo, nuramuka umusakurije bizamuzurira umujinya n'uburakari n'umuhora azawuguha. Njya bivuga ngo umugabo wanze kubariza inshingano z'urugo, ikintu ukora we mudamu uhita uvuga ngo ubu ngiye kuba papa w'abana mbe na mama w'abana, mbese uhita wishyira mu cyiciro cy'abapfakazi, ukavuga uti nyine napfushije umuntu umpagaritse, reka ngiye noneho mbyikorere. Ukavuga uti abana bazarya ari njyewe, buri kintu kizakorwa ari njyewe, kuko uyu mugabo ahari ku gasozi we aba akora ibintu nk'ibyo kuguhima kubera rwa rwango kwanga bya bindi bamurose. Ni ukuvuga ngo we abavuga ati mpangane nawe, mpimanwe nawe, ibintu byose abakora nibyo kuguhima. Iyo umweretse kurakaye ubabaye uba urimo kumushimisha. Mu by'ukuri rero navuga ngo we mudamu, niba ugiye kubwira umuntu gutya na gutya utazi ibintu bimutera biriya, ujye guhura n'ibibazo, uzapfa ubabaye, kuko uzashyiraho wa mubabaro ufite, nuvugana nawe agushyireho ibindi, none ubabare kabiri. Inama ku mudamu ubona umugabo ari afite nk'ibimenyetso navuze, no guceceka. Mwaburaye nta mpamvu yo kuvuga, aho kugira ngo ubibwire uyu mugabo ubona n'ubundi ntacyo ari bugukemurire, ahubwo ari ukukubabaza gusa. Jya kubibwira inshuti yawe wumva wizeye, iri budahe ku muceri yahaye abana bayo ikaguhereza. Inshuti nk'izo turazigira. Ubaye udafite inshuti ushobora kubwira ikibazo, wa mugore we nawe ufite ikibazo mu mutwe. Noneho rero ahanga nari ndimo kubwira abadamu, hari iyindi ngeso tujya tugira, nanjye sindi bwikuremo. Wenda umugabo ugafata telefone, ntabwo yasize rasiyo, ufashe telefone, ariko nk'ubu ngubu kubera iki wagiye ubu se nk'uba ahantu wicaye utekereza ko turi burya iki, ni kuri telefone. Iriya telefone ashobora kuyikubwiriraho amagambo akubabaza kandi ari wowe ubyiteye. Fata telefone yawe uyirambike hariya, wirinde kumuhamagara umubwira ibintu byinshi. Kora ibyo ushoboye, ibyo udashoboye ubiharire Imana. Aho Imana inaniriwe ushaka inshuti ubibwire, mbese igire nkaho utamufite. Ubundi iyo ufite umugabo ukubabaza, ntabwo umufata nkaho ari umugabo wawe, umufata nk'utamugira, ukavuga ngo n'abapfakazi bariho kandi bagatunga ingo zabo, nanjye ngiye kubaho nk'utamugira. Umugore rero wapfushije uyu mugabo ahagaritse, akaba atari yamenya kwiyakira, wewe ukumva yuko n'ubundi ukimuhanze amaso, waniyahura. Niba bandi biyahura, twirinde kwiyahura rero. Iyi ni indwara abagabo barwara batabigizemo uruhare, kujya kwihabara gake cyane, rimwe cyane iba yamwiteguye igahita imuhereza uyu muti akagenda agiye. Ubwo rero bivuga ngo ahangaha umudamu utari wamenya guheba ngavuga ati uyu mugabo mutunze nk'utamugira, ngewe ngiye kurera abana, icyo bazakenera mu bwenge bwe we atekereza icyo agomba gukora mu gihe umugabo yaba atari mu rugo. Ubwo icyo gihe n'ubundi umufite ahaza ari ukwiyerurutsa kugira ngo rubanda rutamugaya cyangwa se rutamunegura, ariko ahaza nta kintu aje kuhamara, na nubwo aba bakunze, ahubwo aba yiyoberanya. Rero umugore niba bimeze gutyo, uyu mugabo nawe aravurwa agakira. Ubwo ngewe navuze kandi narangije, natarutse nagiye.
uzankumbura azampamagare cyangwa se azanshake mu bundi buryo. Murakoze. La protection de mon cœur. Linda umutima wawe, kuyobowa n'umubabaro. La protection de mon cœur.